ese winjiye muri fiyansaye ugatangira ubeshya umuntu muzabana, uba wumva urugo ugiye kubaka ari urugo rumeze rute? Uba wumva iherezo ryarwo ari irihe? Uba wumva ugiye kubaka ku musenyi cyangwa uba ugiye kubaka ku rutare? Bana natwe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Uzirikane kandi ko niba utarakora subscribe ukwiriye kuyikora kugira ngo ujye ubona notification igihe cyose dushyizeho ibiganiro. Hanyuma kandi we wamaze kuyikora nawe turagushimiye, uri uw'agaciro kuri Tuzatabarwa TV. Turabasuje rero aho muri mu byerekezo bitandukanye mu mpande enye z'isi, abari mu gihe cy'ibyishimo n'umunezero reka twishimane namwe, kandi abari mu gihe cy'umubabaro mufite uburwayi murembejwe n'umubiri, mubabajwe n'umubiri, namwe turabihanganishije cyane mu izina rya Yesu. Imana yitwa Uwiteka, Imana itagira uko ibigenza, ibahe kwihangana kandi ibahaze ihumure mu izina rya Yesu. Ngewe muri kumwe rero nitwa Atanazi, ndabakunda cyane. Uyu munsi tuje kuganira ku bintu bine umuntu akwiriye kwirinda muri fiyansaye. Wowe wumva ari ibihe? Icya mbere cyaba ikihe? Icya kabiri wumva cyaba ikihe? Mbese icya gatatu wumva cyaba ikihe? Ibi bintu uko ari bine rero ndagira ngo tubiganireho, hanyuma turebe ngo ese ibi bintu ni bibi ku ruhe rwego cyangwa se ni byiza ku ruhe rwego, niba bibaye ari byiza. Ni ibintu bine umuntu akwiriye kwirinda muri fiyansaye. Icya mbere harimo kubeshya. Umuntu kwinjira muri fiyansaye uzi neza yuko ugiye kubaka urugo, urashaka uwo muzabana ubuzima bwawe bwose, uwo muzabana mukabyarana abahungu n'abakobwa, ariko utangiye umubeshya. Iki ni ikintu kibi cyane, kuko ukwiriye kuba umuntu wiyemeje ko muzabana, ukwiriye kuba ari umuntu ubwiza ukuri kwawe kose. Niba uri umugabo, niba warigeze gutunga umugore ugatandukana nawe, ibyo ngibyo akabimenya. Niba hari abana wabyaye hanze, uyu mugore agomba kuba abizi, cyangwa se uyu mukobwa agomba kuba abizi, ugomba kubimubwira. Niba hari imitungo ufite, ibyo ni ibintu ukwiriye kuba umubwira, ariko ku by'imitungo byo ni ikindi kindi, kuko hari gusezerana ivangamutungo n'ivanguramutungo. Ibyo rero byo ni ibintu abantu baganiraho nabyo bakagira uko babyemeranyaho, bakamenya ngo tugiye kubana gute. Ntabwo rero ari byiza yuko winjira muri fiyansaye hanyuma wowe ngo utangire kujya ubeshya umuntu kandi uzi ngo ni umuntu muzabana. None se nshuti yanjye, niba uzi neza yuko ari umuntu muzabana ubuziraherezo, atari za ngo abantu bubaka kugira ngo ejo bazatandukane, ugatangira umubeshya ukamubwira uti genda uwo musore kandi warasize umugore Kirehe, ugatangira umubeshya uti genda uwo mukobwa rwose kandi uzi yuko ufite umugabo mwatandukanye, utekereza yuko nimumara kubana akabimenya bizagenda bite? Uratekereza ubuzima bwo kuzubakira ku kinyoma? Uratekereza imbaraga bizagusaba n'iki? Uzajya ubaho mu buzima bwo kwicira urubanza, uvuga uti hari icyo nakabaye narakoze none ntabwo nagikoze. Ntabwo ari byiza rero. Mubwira uti ndi umukobwa ariko narabyaye mfite abana. Ni byiza abimenye, agukunde, azi uwo akunze uwo ari we, azi n'impamvu yiyemeje kugukunda. Mubwira uti nabyaye umwana umwe cyangwa se babiri, ndi umusore ariko naracitswe, byarabaye. Ibyo ngibyo abimenye, amenye ngo asanze umusore ashatse umugabo ariko ufite abana ibunaka. Icyo ngicyo akimenye, kugira ngo nikiramuka kije mu matwi ye mwaramaze kubana ntikizabe gishyashya. Ni byiza yuko niba wiyemeje kujya muri fiyansaye ubwiza uwo muzabana ukuri, nta kintu na kimwe umubeshye, kugira ngo hatazagira ikintu gishyashya yumva mu matwi ye kikaba cyamukomeretsa kandi bitagifite n'igarurizo. Icya kabiri rero, ibyo ukora byose nushaka ubuhuze bingana iki, ugomba kubonera fiyanse wawe umwanya. Ibyo ukora byose nushaka ubuhuze ugomba kubonera fiyanse wawe umwanya, mukabonana, mukaganira, mukagira ibyo muganiraho, mukanamenyerana, akakumenya nawe ukamumenya by'ukuri. Inshuti yanjye, reka nkubaze, wowe niba ufite umuntu ukubwira yuko muzabana,
hanyuma umuvandimwe akaba ashobora gukubita icyumweru ataguhaye umwanya ngo muvugane, akaba ashobora gukubita ibyumweru bitatu ataguhaye umwanya ngo mubonane, kandi mu by'ukuri yenda urabibona yuko afite uburyo bwo kuba yakwiporogaramu mukabonana, urabizi neza urukundo, wumva urwo rukundo agukunda ari urukundo rumeze. Birashoboka yuko waba waraguye mu kaga ko kumukunda ntagukunde, ariko we atagukunda. Kandi inshuti yanjye, gukunda umuntu utagukunda, abanyarwanda bo bari babizi neza, baravuze ngo ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ndakwihanganishije wihangane, kuko niba umuntu akubwira yuko mukundana ariko akaba ukwezi gushobora gushira mutabonanye kandi afite uburyo, urukundo ntarwo. Burya umuntu ugukunda, urukundo rumuhata kukubona, rumuhata kugushaka, rumuhata kukubonera umwanya, rumuhata kuba muri kumwe nawe. Urukundo urwabyo rurabimutegeka. Niba rero agira atya akakubwira ati ndahuze icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri akaba ahuze, icyumweru cya gatatu akaba ahuze, kandi uzi neza yuko afite uburyo rwose bwo kuba yakwiporogaramu mukabonana, ndagira ngo nkubwire ngo urwo rukundo ntabwo agukunda. Icyakora niba waramukunze wowe ariko we akaba atagukunda, waguye mu cyobo. ihangane nshuti yanjye, ntabwo byoroshye. Usenga Imana kugira ngo ibigufashemo, nawe agire urukundo, Imana imuhe urukundo agukunde rwose, kuko biravuna cyane, bibabaza umutima. Hari n'abantu babana rwose bimeze gutyo, ariko bibabaza umutima cyane, biravuna. Ihangane muvandimwe, ukomere, kuko icyo ni ikintu kitoroshye namba, kitakoroheye namba. Umuntu mubana rero agomba kuba, umuntu muzabana agomba kuba kubonera akanya muri fiyansaye, mukagira ibyo muganiraho. Ariko ubundi wafashe telefone ukareba uko yanditseho, yakwanditse ngo iki muri telefone, yakwanditse ngo iki? Ubu wasanga mukundana akaba yaranditseho kuri umumotari, ati ni motari, cyangwa akaba yaranditseho Kadogo, nyamara ngo murakundana, ngo muritegura kurushinga. Wamubaje uti telefone, muhamagara. Fata telefone wihamagara umubaze uti ariko wanyanditseho ngo ikira, urebe izina yakwanditseho. Ushobora gusanga rwose uri Kadogo, cyangwa se uri nk'umuzamu, yaranditseho umuzamu. Ni ibibazo bikomeye cyane rero, ni ibibazo aho kaba ari akaga mu by'ukuri. Ariko ntabwo abantu bari bakwiriye kuba babeshyana rwose, kandi ikindi ntabwo umuntu mukundana yakabaye akuburira umwanya. Ntabwo bibaho, ntabwo yakuburira umwanya kandi agukunda. Cyakora birashoboka ko yaba aboneka gake cyane gashoboka, ariko nibura ukumva ko bimuri ku mutima bitewe n'akazi akora, ntiyikoresha, ariko ibyo bikaba ari ibintu wumva bimuri ku mutima, ukabona afite inyota, ukabona ko nibura agira atya akaniporogaramu mu gihe runaka, akaboneka, mukicara mukaganiraho, naho cyaba igihe gitoya. Umuntu mukundana mwitegura kubana, ugomba kuba umubonera umwanya, agomba kuba akubonera akanya. Icya gatatu, ari ikintu cyo kutagira gahunda. Ni bibi cyane. Uritegura kubana n'umuntu, ariko gahunda ze zose uzica umunsi ku munsi. Gahunda mupanze yose urayica. Nibyo koko aragukunda, ariko ari kukubona nabi, uri kumuha ishusho mbi. Uratekereza yuko niba umaze kumwicira gahunda zigera muri 5, mupanze guhurira ahantu saa 9 uhageze saa 11, ejo mupanze guhurira ahantu saa 5 uhageze saa 8. Nshuti yanjye, ejo mupanze kuzajya ibunaka, uhise uhindura gahunda, kandi izo ufashe yenda nta nubwo ari ibintu bikomeye cyane ku buryo bitahinduka. Uratekereza ishusho uri kumuha iyo ariyo? Ni ishusho mbi cyane, urimo uramuha ishusho mbi cyane. Birakwiriye yuko wakabaye wubahiriza gahunda y'umuntu, akakumenya nk'umuntu ugira gahunda mu buzima bwe.
ntabwo ari byiza rero. Isura uba umuha ni isura itari nziza na gake. Reka turebe icya nyuma aricyo cya kane. Si byiza kubana n'umuntu utazi. Umuntu ntumuzi, mwarahuye muhurira ku mbuga nkoranyambaga, ntuzi umuryango we, ntuzi se, ntuzi nyina, ntuzi aho akomoka, ntuzi ngo avuka hehe, nibyo yakubwiriye ku mbuga nkoranyambaga, yenda yaranakubeshye, cyangwa se mwahuriye ahandi hantu runaka, uhita utekereza ko ukwiriye kwinjira mu rukundo. Inshuti yanjye, uratekereza ko urwo rugo ruzaba uruhe? Ninde muri gukundana? Uwo muzabana ninde? Ni uwo kwande? Ninde wande? Ni uwo kwande, avuka kwande? Ise ninde? Sekuru ninde? Bashiki be ni bande? Uriya muhungu muri gutegura ku bana, bashiki be ni bande? Kuki udatekereza impamvu yaguhishe bashiki badashaka yuko bakumenya? Kuki udatekereza impamvu adashaka yuko bene wabo bakumenya? Kandi ari abavandimwe pe, bajya bagira gutya bakavuga ngo barakundana, umuntu akakubeshya rwose, nawe ukinjiramo ukemera, ndetse bikazika ngo wowe wibirinduriyemo, warinjiye mu rukundo, nyamara we nta gahunda afite, ahubwo ari indi migambi mibisha afite ku buzima bwawe. Yaguhisha ababyeyi be, aho yakubwiye siho avuka, nawe nta kugira amakenga ngo utekereze ngo uvuge uti kubera iki adashaka yuko ubundi tujya iwabo, kubera iki adashaka yuko menyana na basaza be, ni ukubera iki basaza be abampishe. Birashoboka ko yaba akunda ibyo ufite ariko atagukunda. Yenda ufite imitungo, yenda ufite akazi yishimira, uhembwa amafaranga ashaka, ariko ntagukunda. Arashaka kujya ayo mafaranga, narangiza ntuzamubona. Nimunagira gutya mukabana utazi se, ese nimubana utazi aho avuka, ejo akagucika akagenda, uzabazane. Umuntu utakwereka inshuti ze z'inkoramutima ngo agupresente, avuga ati uyu ni fiyanse wanjye, tuzabana vuba aha ngaha, turi kwitegura, turategura gahunda. Nagucika akigendera, uzahamagara nde? Uzahamagara nde? Iwabo ntuhazi, ntuzi ngo avuka ku Gikongoro, ntuzi ngo avuka Kirehe, ntuzi niba ari uwa Nyamagabe. Urambwira ngo uwo muntu muri gukundana ninde? Ni byiza yuko ukundana n'umuntu, noneho mukazajya kwinjira muri fiyansaye mwaramenyanye, mwaribwiranye, ndetse byakabaye byiza yuko mwemeranya kubana, atari ukuvuga ngo ufite nimero ye gusa, ahubwo uzi ubuzima bwe, uzi ngo abayeho ate, ni muntu ki, akora iki, ashoboye iki, akunda iki mu buzima. Wowe urashaka kubana n'umuntu nturanamenya n'amazina, nturanamenya n'ibyo akunda, nturamenya ibyo yanga, ariko uhise wemera yuko mwinjira mu rukundo. Ntabwo byaguhira, ntabwo byaguhira nshuti yanjye, ntabwo byaguhira. Urimo uritegurira umubabaro, urimo urinjira mu gihe cy'amarira, urinjira mu gihe cyo kuzarira, kandi uba utazaruhuka. Ese mugira ngo nubwo abantu bakora amadivorce, kugira ngo umuntu wayikoze aranezerewe arishimye? Muzabaze bashiki bacu, muzumva uko bimeze. Muzabaze abavandimwe bakoze divorce, bazababwira uko bimeze. Ntabwo nakwifuriza rero kuzagera mu gihe cya divorce kandi byaratewe n'uko wagize uburangare. Kandi ikindi, ntabwo abantu bakwiriye kuba bakora ibintu huti birukanka bagenda gusa, ariko hari ibyo bakabaye babanza kuzuza, bitegurira ibindi kugira ngo bizagende neza. Ibyo bintu rero muri fiyansaye ntabwo bikwiriye. Umuntu mukundana agomba kuba ari umuntu utakubeshya, akubwiza ukuri. Uwo niwe uzaba umugabo wawe nyawe, kuko n'ubundi ibyo umubeshya nimumara kubana azabimenya. Ibyo arimo kukubeshya uyu munsi, nimumara kubana azabimenya, kandi azabimenya bitagifite igarurizo. Uzabimenya utagifite igarurizo, kandi uzabaho mu buzima bw'ikinyoma,
no kwicira urubanza uvuga uti umuntu noneho abimenye byagenda bite. Ni handi muzajya mujya gusura abantu muziranye kuva kera, nibajya kuvuga ibyawe wicara ufite ubwoba uvuga uti yewe barabivuga mwoka byaranye. Umuntu rero akwiriye kuba ari umuntu ukubwiza ukuri. Ni bibi cyane kubeshya uyu muntu. Umuntu muzabana yakabaye ari umuntu, akwiriye kuba ari umuntu ukubonera umwanya mu gihe runaka. Umuntu muzabana akwiriye kuba ari umuntu ugira gahunda. Umuntu muzabana akwiriye kuba ari umuntu uzi umuryango wawe, nawe uzi umuryango we, uzi ngo ninde, uzi ngo ni umukobwa, ni umuntu, ni umusore, ni umugabo, byagenze gutya, ubuzima bwe yarabukubwiye bimeze gutya. Ntabwo ari byiza rwose gupfa kwiroha gutyo gusa kuko uba uri kwitegurira amarira y'igihe kirekire. Murakoze cyane, mukomeze kubana natwe. Ibiganiro byacu by'impuguro ndetse n'ijambo ry'Imana birakomeza. Mukomeze kubana natwe kandi mujye mubihererekanya, ndetse mujye muri komenti mugire icyo mutubwira. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.